numvaga ko urukundo rwanjye ruri muri ibyo bibazo ariko bizagenda nta yandi mahitamo nibazaga ko nzabimubwira amereye ariko Imana ibigeze gutya iciye inzira turicara turi kuganira muri ofisi umumeri abarambwira ngo nicyo ushaka mu buzima muzakiguhe banza gushyira ubwoba umutima uratetera ariko nawe nyine turaziranye guhera kera nyiri umwana tuba duturanye twari dusurana birangira abaye na boss wanjye nyine ukorwa umuryango we niwo boss wanjye ubona we ni boss yaje mu kazi rero umuntu amukorera ibintu neza namwe muzamusaba icyo nshaka ndamubaza nti usabye umukobwa wawe wamwumva ibi byose n'ubu biteye niyo tumye mwica kandi byose bitewe n'irambwa ngo rikisya ariko buretse niba ufata uzagushinyagurira leta nk'urya bunguri mu mire ariko wowe Yannick Kiramani nubwo nakwishe niwe wabiteye ntabwo mvunje ndiyishyuye miliyoni zingahe zituma kwishyura kongora kubwira ibindi bintu bihindura ibitekerezo ariko bizabamo utabizi gake paka mpamaze yanjye yose ashizemo
waba ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Like, Spotify n'izindi, ubu byoroshye. Watching time twazikubise hasi ziragura nk'inyanya. Ukeneye ko video zawe zirebwa cyane zikagira ama views menshi, duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp arizo 0798548213. Gira abantu benshi bagukurikira isi kubere nk'umudugudu. kuzamura ukuboko kwa mbere amanye nawe n'ibikomere bikomeye. Ntabwo nkeneye gusongwa nawe none wamfashe uko wishakiye, uransuzugura ndetse umfata nkaho nari ikiremwamuntu. unyita ikintu kiri aho ngaho kitabona kitazigera kinabona. Yego ndabyemera mami, ntabwo nifite n'ubushobozi bwo kwijyana kuri tuwarete, ariko ndi umuntu nanjye navukiye icyenda nk'abandi bandi. Wigeze uha agaciro Yannick, kandi ikintu ushaka kukubwira narakomeje ndakuba mbizi kuri mama Yannick, nanakomeza kukubaha n'igihe namenyeye ko utabyaye Yannick. wajana uransonga kenshi, ndeba ibyo nkora byose mbibona, najya kumenyesha ko ejo wajana narakubonaga. wafashe imisego, wafashe ibirahure, ushaka kunyica byose n'ibara ndakwihorera, ariko none urarengereye. mbabajwe nuko Yannick atari mu buzima bwanjye, kuko ndamukunda kurusha uko umukunda ahari. ntabwo nzi ko utamukunda kuko wemeye kumurera utaramubyaye, ariko ndamukunda. ndetse kubona ko Yannick birampangayikije. mami ntabwo nyiryamo, ntabwo nyiryana nubwo nyuma ngo bimanuke, kubera ko ntabona Yannick, kugira ngo ndebe ko nsa n'uko yabereye Yannick. ndetse impamvu nari naranze no kureba nuko nari narabona Yannick nyine kubona bwa mbere Yannick, ariko ndabizi neza ko Yannick aramutse ari hano nawe ntabwo yakwishima kubona uzamuha ikiganza cyawe ushaka kunkubita. kandi ndabizi neza ko Yannick azaboneka. icyaba cyose Yannick ni muzima, ntabwo Yannick yafunga nzige. ntabwo yagenda amaze kubona ko maze kureba ngo aribwo abona kugenda. Yannick ari ikigoyi bigeze aho ngaho. ndabizi neza ko Yannick ahari hose azahangana n'ubuzima akaza kundeba. ndabizi ko Yannick nzamwirebera n'amaso yanjye. ibo bwa mbere n'ubwa nyuma ushaka kunsohoka. Yannick ndamukunda kandi ndamukeneye. Shimirva record. gukoresha amafoto ndetse n'ibindi. igisubizo twakizanye ni Shimirwa Studio yonyine ishobora kubigufashamo. duhamagare kuri 0734801204 cyangwa utwandikire kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe y'ubutumwa bugufi kuri 0798548213. tugufashe tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, like, followers ndetse n'ibindi. ukeneye kwamamaza, twandikira nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make you assure your future. uretse kukurangisha gusa. uretse ikintu naganira nawe twaganira umugani wawe twaba turi guhurira n'inzu twaba turi kuganira ibyitwa irihe zina ra tukaganira rwose cyangwa ni kuganiro. sarabisi abakene ubanza bafite no mu mutwe hatuzuye. uvuze ibyo wumvise mbere
none se yemwe bakire mwe b'imijinya muhiriwe mute